Uraza usuze mu mayi gusa uze akugashije kugaruka manodi kwagiye we maji ni umukinnyi ntago yabura ukuntu azaho ngaho we karakana gakuremo hari uragera umutaka aho ngaho urabibonye abantu babwirirwamo n'ibihumbi ijana n'ibyita bagiye kahaguruka kagira guca kakicunda kakongera kakicunda ngewe rero kahaguruka mwanda mwese watangaye zine uyabonye urazigaruje ariko wafatiraga hafi iyo ureka ronka kuri akageze mu 107 ukiriho zikuna miliyoni kurya nyine reba wagizeho igiceri cy'ijana wagizeho igiceri cy'ijana urakareba urakarakara kagera muri 6 ufatira ariko iyo wodi yawe wahanganye nako igira mu 107 ubwo si yubu kiri arabizi we jari uziko mbibonye mu minota 5 gashobora kurya miliyoni 5 uramutse ushizeho ibihumbi ijana mu minota 5 miliyoni 5 ukaba kaziye ukarya 500 z'uburyo nyabonye ari ngiye gusara hariya muri sare karahaguruka gucyanga akabaragiye ngo mu kirere harimo inkuba bitangira gufunga atagira konsantrasiyo y'umutima cyangwa ibindi kuko ugakira ukamera gutyo ukamera wanatitira kuko hatungiye arageze aho azajya amera ngo urebe hatungiye ngo nahise nkoreho ngo ndayazanye ubonye icyuyu ubize batagaruka kuri konti nyine ubonye icyuyu ubize ibi bisaba gukanura ntabwo ari ibintu by'abantu barwaye amaso nanjye utareba neza utareba neza se nta bantu bakize ntabwo uri kubabona namuze miri solution yakize uri kuza muri ndabona arebera no mu mafaranga ayi wowe ayakuye he hari akarimo komeza rero komeza ubinyereke nanjye ukomeze umwereke rero nyiragitari niba ushaka gukira ukava mu bukene umenye gukina akadege umenye gukina akadege muri mishiki ukomeze ubereke uti n'abandi ariko wazajya gakina mu buzima no ujye umubwira uti muze mwese murebe ati oya natwe twereke ubwo namwe muri kuvuga nyine oya twereke akadege twereke ati nese akadege kajya mu mafaranga ngati oya ajya mu mafaranga menshi cyane ahera ku ifaranga rimwe nta miliyoni biterwa nawe ushyizeho ukamenya kwihangana ariko tuka amatari ukajya ibereka ati karagurutse ati gafate nyiragitari ati oya reka kagere ku 1,000 so ushaka 1,000 se urashaka 1,000 akabigeraho karanabirenze haraho kubaka kageza mu mamiliyoni none se wakazengurukije kakageza muri miliyoni ntabwo ari kazengurutse nakubwiye ko yari application iyi ni application ahubwo n'ubukire nakuzuye mu biganza byawe bikumvikana hano uragacunga uri kukabona gafate kirimbuzi uri kukabona none iyo ukozemo gutya ntabwo bigombera urutoki runini nugukoraho wayabonye ko azamutse aya ni ayawe ngaho ujya bikure rero yakirire kuri bayiromani nuko ukora gutya ukabikuza ukajya ahantu hitwa withdraw kuko ushyiraho ukoza ahantu bita deposit uri kumva biri mu cyongereza ayo magambo ugomba kuyifata deposit ni ukudepoza kuri account yawe kuyashyiraho withdraw ni ukuyakuraho ariko ukuraho ayo wariye withdraw niba uri ibihumbi 10 ubwo ugiye gukuraho ibihumbi 8 usigaho 2 ukora withdraw ukandikamo ibihumbi 8 ugahita ukora aho icyatsi handitse ngo reka nkubwire ibi 8 byose binkinire shaka maze none byukemeje bikubitiye uraza kuma umufuragiro nyiragitari tuze gupfa ubusa aya ni amahirwe nta ubukeneye angaye ntazagira umuntu ukubeshya nta muntu ugira ubuhanga bwabyo urategereza n'umutimanama wawe iyo gacitse umurizo indege ibiguye mu gicu ubuhiye iyo kazimye
ko bisaba ubumenyi. nta bwenge burimo n'umuntu utarize arabikina ugomba gufata amagambo ari nk'uko wavuga ngo good morning bivuga iki Asha kirembo mbonye aho twaguye niyo mpamvu waguze imodoka wowe ubimenyeyemo nanjye nagira ngo uke gukomeza guhangana n'iyi mishike uzaho ingeze wenda ujye uhinga akarima k'imboga mwe nta nako n'abanyihinzi ubundi najya wahingisha nahingisha rwose wahingisha se nubona ba dative hari akazi umuzi wose niyo mpamvu bambara amakanzu atukura usibye wambasaga aho ngurira nakubwiye ngo icya mbere ntaramemukiye kuba mutarabinyigishije mbere ngo icya mbere ugira ni uko ufite smartphone ayifite kuko mama wa mukobwa wanjye ntiyayinzaniye se ireba ko ari uko mba nagiguhishe sigikuramo cyayo irimo na 4G kuko ufite interineti yihuta niko nawe ugafata kuko ya ndege yawe iba yihuta niba ndi kugakinira kuri sirigi indege yanjye bigendamo isodoka rero hari igihe iguruka ntarafata ariko iyo ufite 4G uhita ugira ngo pa nayo ngo pyu ugahita uyazamuka ariko sirigi ukoramo ntabyo ngize kubita imfubyi wibwiriza kurira menya rero wivudoro ukire mu biganza byawe ntuzongere kurira ngo dukira dute umbaza ngo iyi modoka ngo tuba twari ari ugusenga ugakora n'imishike dativa Simoye ntabwo ukina akadege mbere umuntu utagikina akadege ahubwo ko kugakina bisigaye bimeze agakinnye ntagakuyeho nko gucuruza ibintu bitemewe hari yabize ibyiwe igiceri cy'icumi ngo myungwe ngo kirajyanye cyane ugakora kuko ari akawunti yawe itazabona yarabize icyuya hari inyuma kandi aho umuntu agiye no kugahiga iyi ni iyande wa muhungu yakuye Inzara bayariye ntangiriye kuza kare kamujye gukererwa barakwiganye aya narabarekeye none turi benshi tubirwanira ariko iyo ndege ntabwo ari imwe basanzwe ishakisha igera mu gihumbi kagendeye mu ijana na karindwi ngo ukarya amabere ya nyoko wese ngo ubona naringejejemo ntabwo yamaye abo twavuze kujyana meze neza Kideye wigeze ukina akadege nagakinnyeho noneho akanjye menya kari karimo bolo zo kuguruka gusa nta na rimwe kigeze gahagarara nigeze kugakina nshaka 5 ufite 30 nasigaranye 2 oyanjye hari umujama twari turi kumwe arakina arya niba 7 arambwira ati nawe shiraho icya5 ngo kazamukire muri 3 ngo urahita ngo urya 45 bro nashizeho gutya kahise gakubita gutya karazamuka namaze se kagiye gutangira kari kwitegura ya ngugo byarangiye
nabyo ngomba kubyiga ariko muze ya muntu yakambaye kasike Tanasi mbona umuntu uri kuri moto nkabona nta kasike afite nkumva birambanga kagira ubwoba bite my love wewe uvuga ngo utari warye ahubwo banza umenye ngo uwo muntu we washyize iyi application ntabwo aba ashaka kunguka arashaka kunguka we rero banza umenye ngo niba ashaka kunguka ibyo byishyiremo ugiye gusheta ngahe ufite angahe kuko utazagenda kuri muntu ubushyiraho 1,000 1,200 ntayo